Ndagusuhuje mukundwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Nitwa Jean Paul Habumuremyi. Ndagira ngo dusenge tuganire ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye cyane mu izina rya Yesu. Tugushimiye yuko ufite imbaraga zo kutwigisha kandi kugira ngo tubashe gukomeza urugendo. Mwami, tujya dutegera amatwi tukumva iby'umwuka akabwira amatorero. Tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye. Turasenze kugira ngo umwuka wera nk'umusobanuzi mukuru y'urukabane natwe atwigishe kandi duhishure ibyo dushakaho. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ubutumwa bw'Isuko bwanditswe na Yohana, ibice 21. Dusome duhereye ku murongo wa 6, tuhasome tugeze ku murongo wa 9. Yohana ibice 21 umurongo wa 6 kugeza ku wa 9. Arababwira ati, nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko bararujugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Wa mwigishwa Yesu yakundaga abwira Petero ati, ni umwami Yesu. Nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami, akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Ariko abandi bigishwa baza mu bwato bakora urushundura rurimo ifi, kuko batari kure y'inkombe, ahubwo bari nka mikono 200. Bomotse imusozi babona umuriro w'amakara n'ifi zokeje n'umutsima. Imana itugirire neza. Tugiye kuganira inyigisho irimo n'ibibazo byinshi abantu bibaza, ivuga ngo muri Yesu ubuzima burashoboka. Muri Yesu ubuzima burashoboka, cyangwa se ubuzima burashoboka muri Yesu. Imana itugirire neza. Kimwe mu bintu isi yabeshya abantu kandi igenda ibabeshya cyane, nuko umuntu utazi gukora amanyanga, kugambanira abandi, kubeshya CV, kuwasambana ukabona akazi, rimwe na rimwe abantu batekereza yuko adashobora kubaho ngo abeho neza. Ariko iki ni ikinyoma cyambaye ubusa, kubera yuko muri Yesu ubuzima burashoboka, kandi ho waba udafite n'icyo nakwita impebya, nta kibazo cy'urubanza, nta kibazo cy'umutima ukurega ko ubuzima wabonye mu buryo bw'amanyanga. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ibi rero isi yagiye ibeshya abantu b'Imana, byagiye bizana ikintu kitari cyiza, cyaho rimwe na rimwe usanga mu buzima bwo mu rusengero dufite abantu b'Imana, abantu baramenya, abantu bavuga Yesu, abantu bazamutse mu bicu, abantu bacuranga umuziki, abantu bavuga Yesu cyane, ku buryo rwose ubarebeye mu rusengero n'imyambaro n'uburyo bavuga, uhita uvuga uti rwose dufite abantu b'Imana bakijijwe kandi rwose b'Imana babayeho mu buryo rwose bwo kubahisha Imana. Ariko hanze y'ubuzima bwo mu rusengero, aribwo nakwita mu buzima bwo gushaka ubukire n'amafaranga, usanga abantu bamwe bahindutse abapagani, kubera yuko hari ikisi yababeshye, ibabeshya ibintu byinshi bijyana n'uko yego turasenga, turaririmba, dukorera Imana, ariko iyo tugeze hanze umenya uburyo ubuzima bwo hanze ubutwara, ugasanga imibereho tubaho mu rusengero itandukanye n'imibereho tubaho hanze y'urusengero. Icyo kinyuranyo rero kikazana rimwe na rimwe ko rwose abantu bazasanga ibyiringiro byabo by'ibyo bakoreye batabibonye mu buzima buri imbere budutegereje, ahandi tuvuga ngo tuzajya mu ijuru, kubera yuko ubuzima babamo mu rusengero ntaho buhuriye n'ubuzima babaho hanze, mu buzima bwo gushaka amafaranga n'ubutunzi n'ubukire na bya bindi byose abantu twese mu isi baba bashaka. Umuntu wese aba ashaka kubaho neza, kubaho mu nzu nziza, gutunga imodoka, kugira urugo rwiza, kugira abana biga heza, kugira ubutunzi bwinshi. Ariko ugasanga rimwe na rimwe hanze isi yabeshya abantu ko bisaba gukora amanyanga, bisaba kubeshya, bisaba gutanga ruswa, bisaba kuvangavanga ubuzima mu buryo bumwe n'ubundi, ugasanga nta gukora ibyo gukiranuka. Ariko ndashaka kuvuga ko umuntu ukijijwe neza, ariho nise muri Yesu, ubuzima nawe burashoboka. Ashobora gukira nkuko tugira n'abakene, ashobora rwose kubaho ubuzima bwiza, ashobora gucuruza kandi agacuruza akijijwe akanunguka, ashobora kuba umwenjeniyeri akaba umwenjeniyeri ukijijwe kandi akahembwa amafaranga menshi akanakora cyane, ashobora kuba umuganga akaba umuganga ukijijwe utagira amanyanga, ashobora rwose kuba umuntu w'Imana ukijijwe kandi rwose mu buzima busanzwe akunguka, akagira amafaranga, akagira ubutunzi, akaba n'umukire ndetse akaba umukire cyane. Iyi nyigisho rero tuzayivugaho ibintu byinshi, ariko muri iyi ntangiriro ndashaka kubabwira yuko
isi ntibabeshye, no muri Yesu ubuzima burashoboka. Tuzasoma imirongo myinshi yerekana yuko umuntu ashobora kuba yubaha Imana, agendana n'Imana, yitondera iby'Imana, yubahisha Imana mu buzima bwose busanzwe bw'amafaranga no gushaka ubutunzi no gushaka ubukire, akubaha Imana kandi akaba umukire, Imana ikabumugisha ikamugirira neza. Ndetse reka mbabwire n'ikindi kintu natekereje gikomeye, nuko umuntu bikoze gutyo uciye muri izo nzira, iyo akijijwe, iyo ari muri Yesu akabona n'ubwo bukire, abasa naho ubukire bwe n'ayo mafaranga yabonye n'ubwo butunzi yabonye byubatse hejuru y'urutare. Ni ukuvuga iyo imivije n'ibindi bintu bikaza, nta kintu bishobora kubitwara, kuko uwamukinguriye amarembo akamwagura akamuha umugisha afite n'ubushobozi bwo kumurindira ibye. Ariko uzarebe iyo umuntu yabibonye mu manyanga, akabibona mu mafuti, bikaza bikagenda, rimwe na rimwe bishobora no kumutera ibindi bibazo binakomeye. Ni nayo mpamvu usanga umuntu w'Imana wahawe ibintu byose n'Imana, abizi neza ko ari Imana yabimuhaye, niyo ageragejwe bya bintu bikagenda, asigara akomezanya n'Imana, kuko ubutunzi bwa mbere afite kurenza ibindi si ibintu, si ubukire, si amafaranga, ni Imana afite muri we. Imana itugirire neza. Ni amagambo tuzaganiraho kandi Imana idufasha. Rero hari ibyo Satani abeshya, hari n'abantu bagira amanyanga. Icyo ndashaka kukibabwira kandi tucyumvikaneho. Umuntu ugasanga arabeshya, ugasanga ni indimanganyi, ugasanga mu buzima busanzwe agira indimi nyinshi, aracomekana amagambo, arabeshyerana, avangavanga abantu, abeshya ibintu bya CV, akabaho bwa buzima bubi nk'ubwo undi muntu w'Imana ashobora kubaho, bitewe n'uko Imana yemeye kubaho muri ubwo buzima. Akabaho bwa buzima bubi, akanabushaka bukanamucika, akabaho bwa buzima bubi, akabaho ari umukene. Ni nayo mpamvu hari ikintu nshaka gutandukanya. Yesu ashimwe. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ndashaka kubatandukanyiriza ikintu gikomeye cyane. Yesu twizeye w'umunyembaraga, ufite ubutware n'ubushobozi. Yesu twizeye, iyo turi muri we birashoboka yuko hari ibyo abapagani n'abakristo duhuriyeho. Abari muri Yesu n'abatari muri Yesu hari ibintu duhuriyeho. Twese duhuriyeho ko Imana yatanga umugisha, ikagirira neza umuntu akazamuka, akaguka, Imana ikamumugisha, ikamugirira neza. Nk'uko dushobora no kubona n'abakene ndetse banakijwe banasenga, nk'uko no mu bapagani tubonamo abakene. Ntabwo abantu bose b'abapagani, abantu bose bagira amanyanga, abantu bose bazi kubeshya, abantu bose bazi gushushanya iyi si, niko abantu basigaye babyita, abantu bose bazi guharanira gukora ibintu babishyiramo amanyanga, bose bakira. Oya, hari n'abakene. Nimusoma Bibiliya mwitonze, muzasanga mu itorero ry'i Yerusalemu hari abakene. Abaroma 15:25 kugeza ku 26. Nimusoma na Yesu yarabivuze muri Yohana 12:8, aravuga ngo abakene muri kumwe iteka. Bisobanuye yuko abakene bo bazahoraho. Ariko mwene data, nshuti y'umusaraba, isi ntikubeshye, isi ntigushushanye ngo bitume ubuzima ubaho mu rusengero budahura n'ubuzima ubaho muri bizinesi yawe. Bitume ubuzima ubaho mu rusengero butandukane n'ubuzima ubaho mu kazi kawe. Ubuzima ubaho mu rusengero ngo butandukane n'ubuzima ubaho mu bukumi bwawe. Ubuzima ubaho mu rusengero ngo butandukane n'ubuzima ubaho mu mibereho yawe y'ubwenjene bwawe n'ibindi bintu bitandukanye. Kubera iki? Iki kintu kirababaje, kinateye n'agahinda. Kwizera umwami Yesu, abantu bakamusenga, bakamuririmba ko ari Imana nyamana, ariko byagera ku buzima akavuga ati nyamara biradusaba kugira ubwenge, ushobora kurangara ukazaba uri umukene. Ntabwo reka mbabwire ikintu gikomeye. Ntabwo buri gihe cyose umuntu ubanye n'Imana Imana imukenesha. Ntabwo twese dufite icyita rusange kimwe. Hari abakene nyine tuzahorana iteka, ariko hari n'abakire bazakira kandi babikesheje ko bubashye Imana, bakagendana n'Imana, Imana ikabagura, Imana ikabagirira neza, Imana ikabazamura. Mu kintu ndimo ntekereza kandi gikomeye kandi cyiza, kinanejeje n'umutima, kandi abantu bose bakwiye no gutekerezaho, ndashaka kubabwira yuko Imana ifite ubushobozi. Yesu afite ubushobozi bwo kuguha umugisha, umuntu agahinduka umukire cyane. Itangiriro 26:13, hariho umugabo Isaka mwene Aburahamu, Imana yamuhaye umugisha, ibyo ndabyemeza, ahinduka umukire cyane.
ahinduka umukire cyane, Imana iramwagura, Imana imugirira neza, Imana iramuzamura, ahinduka umukire cyane. Ntabwo rero bisobanuye yuko abantu bose bakijijwe cyane, babana n'Imana cyane, bakorera Imana cyane, bahinduka abakene. Oya, kuko nimusoma Bibiliya muzasanga ko muri Kristo nimwo ubutunzi bw'ubwenge n'ubuhanga no kumenya n'ibindi byose byahishwe. Iyo rero tumwakiye ashobora kubiguha, ashobora kubigukorera, ashobora kukwagura. Niyo mpamvu usanga abantu bari kuvuga ngo erega ngo guhinduka umurokore cyane, ngo guhinduka umukristo cyane, ngo guhinduka umuntu w'Imana cyane, ngo gukizwa cyane, ngo bizana ubugoryi, ngo bituma umuntu udatera imbere, bituma umuntu ataguka, bituma umuntu adahagarara neza, bituma umuntu w'Imana atamera gutya. Icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Hari abasomye agatabo k'umugenzi, harimo amakuru ya Apoloni ndetse na Mukristo. Ngira ngo babisomye barabyibuka. Mu magambo Apoloni yabwiye Mukristo, yaramubwiye ngo erega umwami nyir'igihugu ujyamo ahemba atinze. Ariko nakunze ikintu gikomeye. Apoloni arangije aramubeshya, aramubwira ati ariko njye abanjye mbikora vuba vuba kubera ko mbakirisha uburiganya. Ni nako isi ibeshya abantu. Noneho Mukristo aramubwira ati erega yewe ibiguzi byawe narabihazi, kuko yari yaramaze kuvumbura nubwo biza vuba, nubwo bikorwa vuba vuba ako kanya, nubwo umuntu ashobora gutanga ruswa, umuntu ashobora kubeshya CV, umuntu ashobora kurimanganya akabeshya akabibona vuba vuba, ariko byibitsemo urupfu, kubera ko umukristo ubikoze, umuntu usenga ubikoze ahita atandukana n'ubugingo completely. Nubwo yagenda, nubwo yavuga, nubwo yabwiriza, nubwo yasenga akajana, ajya kumva ntagabanye n'Imana neza, afitanye ikibazo gikomeye n'Imana. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Inyigisho tuzayiganiraho mu buryo bwagutse. Ahangaha nakoraga intangiriro cyangwa se iriburiro kugira ngo abantu twumve neza ko muri Kristo Yesu ubuzima burashoboka. Tuzareba impamvu kandi tuzazisobanura. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Ndagira ngo dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, muri wowe ubuzima burashoboka ndetse cyane. Mwami, ufite imbaraga zo gukiza umuntu, zo kuzamura umuntu, zo kumuha promotion, zo kumwagura muri business, zo kumwagura mu byo akora, nta manyanga, nta mafuti, nta kubeshya, nta kugambana, nta ruswa, nta bindi byakoze. Ufite imbaraga zo kubakira urugo umukobwa adashyizemo imbaraga ngo asambane, akore n'ibindi byinshi. Ufite imbaraga zo kugira neza abantu bataraguje, badakoze ibyaha, kugira ngo babone ibyo bashaka. Ndakwinginze ngo uzaduhishurire, uzatwagure muri iyi nyigisho, kuboko kwawe kwiza kuzakora iby'ubutwari. Ngushimiye yuko duhaye umwanya, cyubahiro gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen.